nyakubahwa muyobozi wungirije w'akarere ka Ruhango ushinzwe ubukungu, nyakubahwa muyobozi wungirije w'akarere ka Ruhango ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, nyakubahwa umujyanama mu njyanama y'akarere ka Ruhango, nyakubahwa uhagararire inama y'igihugu y'abagore ku rwego rw'intara, nyakubahwa uhagarariye inama y'igihugu y'abagore ku rwego rw'akarere ka Ruhango, bayobozi bahagarariye inzego z'umutekano, baturage, bayobozi batandukanye, baturage b'akarere ka Ruhango, cyane cyane by'umwihariko abo mu murenge wa Ntongwe, muraho neza. Mbere yo gukomeza nagira ngo mufashe dushimire mbere na mbere nyakubahwa Perezida wa Repubulika watumye uyu munsi tuwukora kuri nk'ubu buryo, mufashe tumushimire. Tumushimire kandi kuri byinshi, mpereye no ku gikorwa tuvuyeho cy'uko yagabiye abanyarwanda akaba bikomeje, mufashe tubishimire. Hanyuma nshimire nanone abagabo basaza bacu baje kudufasha kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga w'umugore, mufashe tubashimire. Abagore ngiye kuvuga ngo umugore, mwite muvuga ngo ni uw'agaciro. Umugore murakoze cyane. Nyakubahwa muyobozi w'akarere wungirije w'akarere ka Ruhango, bayobozi mu nzego zitandukanye, baturage n'abandi bose baje kwifatanya natwe baturutse hirya no hino, mu izina ry'ubuyobozi bw'inteko ishinga amategeko no mu rya bagenzi banjye twazanye hano kwifatanya namwe mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore igihugu cyacu kizihiza buri mwaka kuri iyi tariki ya 8 Werurwe, turaramukije kandi tubifurije umunsi mwiza. Tunejejwe no kwifatanya namwe kandi tubashimira ibyo mwagaragaje byagezweho mu guteza imbere abagore mu myaka 30 irengaho umwe nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Umunsi mpuzamahanga w'umugore washyirweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'1972, u Rwanda rutangira kuwizihiza mu mwaka w'1975. Uyu mwaka ukaba tuwizihiza ku nshuro ya 50. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti umugore ni uw'agaciro. Iduhamagarira gukomeza guteza imbere umugore, twubaka ubushobozi bw'abakiri bato bazagira uruhare mu iterambere ry'ejo. Uyu munsi ni umwanya wo gusubiza amaso inyuma, twishimira ibyagezweho mu iterambere ry'uburinganire n'ubwuzuzanye no kongera ubushobozi bw'abagabo n'abagore mu nzego z'ubuzima bw'igihugu. Mu bukungu, abagore bakora ubuhinzi bw'amaramuko baragenda bagabanuka, barushaho kujya basagurira amasoko, ariko bigomba gukomeza kugira ngo bakirigite ifaranga bakomeze kwihuta mu iterambere. Barakataje rero, kandi mu ikoranabuhanga naho barakataje, mu kwihangira imirimo barakataje, mu buhinzi bw'umwuga barakataje, gushora imari n'ibindi barakataje. Ahangaha twabonye urugero rwa Mukankaka Marie Rose, ubuhamya yaduhaye uburyo yahereye ku mafaranga 5,000
acuruza amakara akagera ku mifuka irenga 50. Ibwo n'ubuhamya bwiza ngira ngo nkangurire abagore twese ari abari hano n'abatwumva kugira ngo turusheho koko kuba ab'agaciro. Mu miyoborere myiza abagore bakomeje kugira uruhare mu miyoborere y'igihugu mu nzego zose kandi aho bari barabishoboye. Mu mibereho myiza abagore bitabiriye kwiga ndetse bari mu mashami yafatwaga nk'agenewe abagabo, harimo ishami ry'ikoranabuhanga n'ubumenyi ngiro. Twese turabizi ko abagore bari bake, ariko ubu ngubu twarabyitabiriye. Nubwo hari ibyo tumaze kugeraho kandi bikwiye gusigasirwa no kongerwa, haracyagaragaza ibibazo bikibangamiye umuryango. Twavugamo amakimbirane mu muryango atera ubukene mu muryango, akagira ingaruka ku mikurire n'imyitwarire y'abana, akenshi bikaba biterwa n'ubusinzi, gucana inyuma kw'abagize umuryango. Harimo kandi gutandukana kw'abagize umuryango bigenda byiyongera. Harimo guta amashuri kw'abana, indwara zitandura zigenda zifata abagize umuryango, ndetse twavuga n'ubunebwe. Mu gusigasira ibyagezweho ntabwo dukwiye kwihanganira umwana ita ishuri, kandi turabakangurira kugira uruhare mu gutuma abana biga neza, mu gutanga umusanzu wo kubagaburira ku ishuri. Mu buzima, ubwisungane mu kwivuza bufasha mu buzima bwose bw'abagize umuryango. Ntawe ikirembera mu rugo, gusa kwirinda biruta kwivuza. Dushyira imbaraga mu isuku yo soko y'ubuzima, twirinde indwara zitandura nk'umutima, kanseri, dukora imyitozo ngororamubiri, siporo, twirinda ibiribwa bidafite ubuziranenge nk'inzoga z'inkorano, ndetse no kurya ibiryo byinshi birimo ibinure. Dukomeze kandi gushyira imbaraga mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa, n'amakimbirane mu miryango n'ibindi bibazo bisenya ibyo twagezeho bikadindiza iterambere ry'umuryango. Ku bijyanye n'umuryango by'umwihariko, umuryango niwo shingiro ry'igihugu, bityo kuwurinda icyo ari cyo cyose cyawuhungabanya ni ukwiyubakira aheza twifuza. Iyo umuryango ugize ibibazo bigira ingaruka ku bawugize bose, abana by'umwihariko. Mu mateka yacu y'u Rwanda, u Rwanda ni igihugu ubundi kidatsindwa. Babyeyi, rubyiruko, bana bacu, uyu ni umwanya dukwiye kwibaza ikibura kugira ngo duhashye ibibazo bidusenyera imiryango, bitwangiriza urubyiruko, bidindiza iterambere ryacu. Mucyo dushyire hamwe imbaraga, duce uruhererekane rw'imiryango yabayeho mu bibazo by'inzitane, twirinda ko abayikomokaho nabo barema imiryango nk'iyo babayemo. Iyi nshingano irakomeye kubera ko isaba kumenya mbere na mbere iyi miryango, kuyiha ubufasha bukomatanyije, haba mu marangamutima, mu mitekerereze, mu mirire, mu bushobozi n'ibindi, kugira ngo twizere ko tubafashije kwigirira icyizere cy'ejo hazaza heza, nabo bagira icyo bageraho. Icya kabiri ni ugukorana dushyira imbaraga mu gukumira ihohoterwa n'ibindi bibazo bidindiza umuryango, aho gutegereza kuzimya umuriro. Kuzimya umuriro hano bivuze ngo ikintu cyabaye kandi twakagombye kugikumira. Duharanire gukumira icyo ari cyo cyose cyatuma iterambere ryacu risubira inyuma. Ese abagiye gushinga ingo tubategura gute? Bose bitegura bafite intego, cyangwa ni ukurangiza umuhango?
ese ababyeyi bashishikajwe no guherekeza ingo nshya ko byafasha gukumira no gukemura ibibazo hakiri kare? leta yadushyiriyeho gahunda zadufasha kwikemurira ibibazo by'imiryango no kuyisigasira, ariko mbere ya byose dutoza abakiri bato kugira ibiganiro mu muryango, si ku mbuga nkoranyambaga za YouTube bazafasha urugo rwashyize hanze ibibazo byarwo, bityo tugomba gukora uko dushoboye ibibazo ntibivugirwe ku mbuga nkoranyambaga, kuko n'ubundi iyo bivugiye ku mbuga nkoranyambaga kandi ari ibibazo bitubaka, bisenya imiryango, ndetse n'abakiri bato barimo kubaka imiryango mishya ntibashe guhama ngo itere imbere. Inteko z'abaturage n'umugoroba w'imiryango ni imwe mu miyoborere idufasha kandi itanga umusaruro. Inshuti z'umuryango ziri iwacu mu isibo no mu midugudu, kandi turabizi ko zubakiwe ubushobozi. Iyo byarenze inzego z'ibanze, maje ikorera ku karere kandi itanga inama, ifasha buri wese. Nyakubahwa umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu, nagira ngo mu by'ukuri mvuge ko dukeneye gukomeza gushaka icyatuma igihugu gitera imbere, imiryango yacu igatera imbere, ariko cyane cyane tukibanda kuri ibi bikurikira: kurwanya icuruzwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge cyane cyane mu rubyiruko, kwigisha abaturage ibyiza n'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore, tubereka inyungu zo kwimakaza uburinganire iwabo mu rugo, gukangurira ababyeyi kwita ku burere bw'abana no kudahishira ababasambanya, kongera imbaraga mu biganiro ku gaciro k'umuryango, ubudaheranwa, umuco wo kwigira, indangagaciro na kirazira bya Kinyarwanda. Mbere y'uko soza, nagira ngo nshimire umufatanyabikorwa BRAS kugira ngo mu by'ukuri ibyo imaze gukora yatweretse imiryango igera kuri 623 yafashije miliyoni 135 zirenga, hano batanzemo zirenga 70. Iyo turebye iyo miryango 623, ni ukuvuga ngo buri wese uri muri uwo muryango azarushaho gutera imbere, hanyuma iyo miryango ni myinshi mu by'ukuri irushe kuba intango yo kugira ngo abatuye aka karere ka Ruhango nabo barusheho gukomeza kugenda batera imbere kandi batezanya imbere, kuko muri abo bose iyo miryango 623 nikora neza ikagenda itera imbere, izafasha n'abandi kugira ngo bagende batera imbere. Kandi mwumvishe ko n'ubundi bafite gahunda ikomeza kuzageza mu mwaka wa 2030. Nagira ngo mufashe tubashimire. Soza rero nagira ngo basabe ko twiyemeza gukomeza ibiganiro ku nzego zose, kwegera imiryango, kuyitega amatwi no kuyifasha kwinjira mu biganiro biyubaka, kabone n'iyo yaba barageze ku rwego rw'amakimbirane akwiye kubageza ku rwego rwo gutandukana. Mu gihe bitarakorwa, dushyire hamwe, hanyuma twiyubakire umuryango ushoboye kandi utekanye. Turusheho kandi gutegura abato ba none bazavamo ababyeyi beza, abayobozi n'abaturage b'ingirakamaro u Rwanda rwifuza. Nongeye kubifuriza umunsi mwiza w'umugore, duharanira ko umutima w'urugo akomeza kuba uw'agaciro. Murakoze cyane.
murakarama.